ndukwikunda umwana wayo nge nikwinkunda ntakwiriye nari umugome nukwimpa Yesu ngwambambirwe ku musaraba. Reka mbasuhuze abakunzi ba CLARA NOBLE TV. Nkuko mubizi twa tumaze iminsi tudahari muri Ihangana ni za challenge z'ubuzima, ariko twagarutse noneho ngarukanye n'icyo bita icyuma kandi n'umukozi w'Imana bita Daniel, ariko irindi zina ryananiye burya kurivuga. Sevenson. Nturishoboye se? Niyo ngiye gukira indirimbo yo kuri radio Sevenson. Ariko ubundi burya bivuga iki? Sevenson rero ntago nzi ubusobanuro bwaryo, ariko ni izina rikomoka muri Sweden, ni Sweduha. Uhasoma. Sibyo rero Sevenson niyo turi kumwe nawe, n'umukozi w'Imana. Mungushima Uwiteka, nkunda uburyo uririmba. Wow. Ndabikunda pe, ijwi ryawe riranye pata riryoya amatwi. None ikindi nkunda ukuntu uririmba udasakuza. Buriya za ndimbo zawe zagufasha muri meditation, zagufasha mbese zagufasha ahantu hose. Rero ndabikunda cyane kandi komereza aho ngaho. Yego. Hari ukuntu umuntu avuka ugasanga ntiyigeze asengera ikintu. Yego. Ugasanga n'ubuntu bw'Imana bwakimuhaye. Exactly. Yego. Cyane rwose. Imana igibikorerega. Erega ningwe dusengera suko tutabihawe, ariko no kugira ngo niba ndi umubyeyi wawe ushobora kuza ukambwira mama ndashaka inkweto. Mba mbizi ko zikeneye, ariko mba ngira ngo habeho communication unyegere. Burya niyo mpamvu. Aho ngaho ushobora guhita unyibutsa umuntu wavuze ngo yawe ugira neza ibyo ukora birahambaye. Okay. Komeza. Nari narakumvise none ndakubonye uri yawe. Uri yawe. Wow. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Rero tudatinze kugira ngo nkureke rona ndagufatiranye. Yego. Hari ikintu abantu benshi bakunda kuvugaho. Dani, birashoboka ko abantu bakora umurimo w'Imana, abakozi b'Imana, umugabo n'umugore bashobora gukorana haba ahiherereye, haba ahagaragara, bagakorana igihe runaka kinini cyangwa gitoya, nta zindi ngeso zije hagati yabo. Nubwo bavuga ngo barakorera Imana, hajya bavuga ati uyu mubiri ni umubiri, ibintu byo kwitwaza marakorera Imana mubyihorere. Sibyo? Ugasanga mbabonye umuntu nkawe akorana n'umudamu nkanjye, nturi umugabo wanjye, sindi umugore wawe, bakavuga ati buriya nyuma hari kibyihishemo. Birashoboka ko dushobora gukorana igihe kinini umurimo w'Imana nta kindi kintu cyinshi nyuma yabyo. Iki birashoboka ndetse 100%. Ngewe ndabyemeza ko bishoboka. Gute? Kubera ko impamvu bishoboka nuko abantu barebera Imana no gukora kw'Imana mu madini, mu mategeko y'idini. Yego. Cyane cyane ko iyi minsi abantu bafite Imana y'idini cyangwa bafite gukiranuka kw'idini kuko yababonye, cyane cyane ko batatenze yitwa umukirisitu ukijijwe. Yego. Noneho abantu bakumva ko ibyo babonye uko bigishijwe kutegerana na karara turi babiri, kudahura ari byo gukiranuka, kwambara ibintu bimeze gutya ariko gukiranuka, ibyo bintu biragenda bya affect abantu. Batandukana gukiranuka kw'Imana n'Imana mu bantu bayo. Ariko niba Bibiri tubwira ko turi abahungu n'abakobwa bayo kandi ukitwa musaza wanjye muri Kristo mu mwuka, nkitwa mushiki wawe mu mwuka, ni gute se tudashobora guhura ngo duhuze ibiganiro byiza, ibitabo byo mu ijuru bibumbuke? Ikibazo gihari ni iki ngiki, nuko
iyi si uburyo imeze nturumva se umushiki n'umusaza basambanye nturumva se umubyeyi wasambanye n'umwana we akenshi ubusambanyi basigaye babwimika hanyuma ubundi bakabushyiraho cyane bakumva yuko ari bwo buri imbere. Reka nkubwire iki kintu, nyirashyano na seshyano bo gukora amashyano ntabwo bigambirira ngo nuko abantu badahuje ibitsina none ko ise w'umwana bamuryamanije cyangwa bavukana bakaryamana. Ni ukuvuga ko ibyo ni wa muryango niko umuntu ateye nakahebwe cyangwa nuwananiranye. Ntabwo ariko abantu bose tugomba kubarebera mu ishusho y'abananiranye cyangwa uwatsinzwe uyu munsi ngo tubone ko abantu bose bazatsindwa. Nemera ko none se umupasiteri utabana ufite umugore we akajya kwitera inda umukirisitu none se barakorana bahurira hese ajya kumwihanaho nawe n'umurimo w'Imana ajya kumwihanaho kwa kabiri mu kwakira abakirisitu umukobwa nawe agenda amabere yagize ya bombe nk'amabuno ukuntu bagira bakajyaho amabuno akajya ku hanyuma pasiteri nawe agasanga ari muri wagize ngo umuntu wifitemo iryo ruba witereye gutyo karanture ukuntu wambaye neza nta maguru yawe agaragara nta hantu ntayo mabere agaragara ni ukuri kw'Imana umuntu wagushatse waguheye iserari ryamufata rikamugera mu bwonko kandi nta gice cyawe cy'umubiri yabonye. Yes burya umuntu uranyibukije nkunda kwambara za rumbiya nzakagendana sibyo umuntu yigeze kumbona kandi twari turimo dusenga arenje arambwira ngo ushango mbonye ukuntu ngo amabuno yawe yikaraga muri icyo gikanzu ngo ndangije ngo numva mise nkwimagina ngo wambaye ubusa navuga kandi Uwiteka kurengera Uwiteka gutabareke mwari mwegeranye mwaratindanye ishwi dani kwa kundi umuntu aba gusirimbukwe n'undasirimbukwe ngo abonye amabuno ngo ari kwigira gutya mu gikoyi ngo yumva icyo cyamweretse kujya kureba ayo mabuno kandi muri gusirimba ni nacyo cyamutera no kuryamana na mushiki we buriya ntabwo ari uko Clara mwahuriye ahantu muri babiri. Ariko Dani nanone twibuke ko contact physique kuba turi kugendana gutya sibyo nturi musaza wanje byanze bikunze uko buriya nseka ko Dani uko gira gute ko Dani byanze bikunze ntago byakuzamukamo mbo ibi uko imiterere yacu imeze katuvuga abagabo uko imiterere yacu imeze nubwo naba ntakuzi umuntu ashobora guca hariya hepfo yo hakajagarara none se ngo umuntu turegeranye kandi ibi ngibi ni imiterere y'abagabo uko imeze ahubwo ikiba muri wa mugabo ushaka kwiyubaha no kubaha ubwami bw'Imana buri muri we nuko abirebesha amaso abihunza amaso ntakomeza kubikurikirana ariko kanyuzeho. Dawidi ngo yavuze ngo nubona ngiye gukebura uwo pastor nakoze atujye kwebura umushenzi ariko yagize gute yarebye ahubwo icyo dukwiye gukora ntidutinza ya maso uzi cyakozeho Dawidi nuko yarebye Mukawuriya agira atya ntiyagira guke arakomeza arongera aranabirindukira areba amabere areba amakwisa areba atinze ati ntagutindana kabisa ndetse nkanica buriya yahita aca agahunga uretse Imana igira neza abagabo baba basambana every time kuko Bibiliya nibivuga ngo nureba umugore wundi cyangwa umwari wundi ukamurarika umaze gusambana ucaha wareba ibibero cyangwa umuntu nk'uwo muntu mwari muri gusirimba tamabuno ayo mabuno yagiraga uke yarayashaka se ubundi usirimba ureba amabuno ya Karara nicyo kibazo ubundi si kibazo kuri gusirimba uvuga uti ugira neza Mana uri Imana ariko mureba amabuno ya Karara ari aho kugira ngo arebe Imana yenda cyangwa yikurure mu bitekerezo ari kureba amabuno uwo rero jambi tukiranure ko ubu byashoboka yuko umugabo n'umugore ikindi tuvuge nanjye nuko nkunda kwambara ibintu birebire ariko noneho hariho abantu bisobanukiwe bajya mu murimo w'Imana bambaye mpene barebe twatundi tugera hangaha buriya koko ruriya runyanya nawe ubona imboga zizaniye abana wowe ushobora kuzitsinda imyaka 2-3 muhurira mu biro ariko aza kandi ubwo noneho hasigaye hariho ibintu byo kwigana kwa kundi Paulo yaryamye kuri wa mwana ibintu byitwa deliverance mukoranyeho Mana rwose ndakwinginze umukize amashitani hari ngo n'abajyayo ngo bakajya gukiza ya mashitani bajyanyeyo George bakajya gujoja sibyo biriya bintu wabishobora kubyanganira imyaka 5 katubivuge mu kuri kwabyo mu buryo bubiri
Bibiliya yaravuze ngo ubonye umunyamakenga nabona ikibi kije azahunge pe rwose sibyo cyane. niba ngewe intege nke zanjye nziza aho ziri kwa bwa bwenge no kujijura intege iyo uzize ntabwo byakuvamo kuko ngewe nkanjye ikintu gishobora kunyapresiya ni umugore cyangwa umukobwa mwiza mbona ko ari mwiza yaba ariko mwiza se ni facultative ndavuga physique ushobora ngiye kumbona mfite amabuno ukayakunda undi ntayakunda iyi ntayakunda ushobora kubona undi afite amaguru akabona n'ibiti undi akayakunda ariko nkanjye nka Dani umuntu wanguruye hari trait mfite ngewe zigaragara no kuvuga ngo uwo muntu ntabwo bisaba kugira ngo nirirwe ntindana nawe cyangwa ndebe ibibero bye nubwo yaba yageze hasi uwo muntu ashobora kunyafekta yego hanyuma uwo muntu niba atari umugore wanjye kandi akaba atari n'umuntu mu famiye yanjye nzakora igishoboka cyose ku buryo tutazahurira ahantu turi babiri umwanya munini yego ahangaha ndi kwirinda kugira ngo ndinde ubwanjye ndere n'ubwere bw'Imana muri njye yego kuko nidutindana nshobora kumushotora rimwe nkamushotora kabiri ibintu ntibikunde ariko bwa gatatu kuko nawe ari umuntu hagashya hahiye yego uvuze gutyo uha no ku mugabo yego umudamu yenda tuvuge nkanjye nkunda umugabo uhumura neza nkunda umugabo wambaye nkunda jeans nkunda ishati nkunda supresse ndabikunda cya t-shirt sibyo hakunda umugabo uvuga neza sinkunda umugabo uhuragura ibigambo byinshi bitarimo ubwenge none ikindi afite n'agakofi nacyo byaba bitwaye umudamu se arwanga ikofi sibyo noneho ageretseho ko ari umukozi w'Imana nzi neza yuko ari umukozi w'Imana ashobora nanjye kuba yankurura ubwo ngubwo birashoboka ko namwihanganira kabiri gatatu aza kandeba reba nkuko nkuririmba ukaza ukandirimbira tukaririmbana kabiri gatatu tukajya mu masengesho ya ninjoro birashobora ko umuntu ashobora gukiranuka kabisa imyaka 10 reka mpigusubize mbaye nagukurura yego nta nubwo byasaba iminsi 2 buriya oya nanone 2 reka nkubwire kameme abatambuka kwihangana ariko urihanganye kuko action itaraba ariko ini mind muri wowe namaze kurangira nicyo kiba gisigaye ni ukuvuga ngo ahangaha uzi ukuntu tugomba gukorana ahangaha tugomba gukorana a distance nituze dukorane wenda duhure niba ari kuri office ku biro ahari urusengero duhamagare dukorane turebe cyangwa hanze harimo abantu barafunguye kamwe mu abanyabyaha no mu kabari se numva ngo barabikora noneho aho ngaho rero dushaka kwirinda ya makenga ukabuzi ko Clara kuri Dani bizakunda rwose reka kunsura uri wenyine yego reka kunsura wenyine itwaza umwana cyangwa itwaza Janvier cyangwa itwaze sister cyangwa itwaza undi muntu kugira ngo mudaha urwaho imibiri gukora ibyo igomba gukora none se ko hari iminsi yo kwakira abakirisitu kubihaye Imana iriya minsi nimba nje kukubwira ibyanjye ndaza nikoreye na Janvier cyangwa naraki cyangwa na Dirani ko hari ugomba kwiza ahangaha ni ariko hari ahangaha naniho hari guhira rero umugore araje ateye uko ameze uko ageze kwa pasiteri yego uwo mupasiteri wenda si na pasiteri furu ni pasiteri by name byabindi bya rutayise yavuga ati reka pasiteri bisa na Yesu uwo muntu niba adafite Yesu akakubona akakwanura rwose ni biki ahangaha tuhave ahangaha tugaruke ntabwo ibintu byose imitwaro dufite yose ari ngombwa ko tuyitura pasiteri yego ntabwo ari ngombwa ko tuyitura pasiteri kuko pasiteri ni igikoresho cy'Imana ariko icyo gikoresho cy'Imana na Clara wamwituraho akagufasha hari abandi bagore b'abakozi b'Imana babavuga butumwa cyangwa babashumba kandi nabo bakorezwamo n'Imana kuko utasanga uwo mugore ngo mwaturire cyangwa umubwira gusengere abagore ngo baravuga cyane nubwo bavuga cyane ariko si abagore bose niba rero aburiye niba abagore 5 bavuga ntabwo wa gatandatu azavuga nareba umuntu ashobora kuganya akareba umubabaro we
nabo nabuze umuntu yihangana. Dufite Imana itwumva, nagenda asenge wenyine yiherere. Ubundi ngiye numva icyo ngicyo ari nawo muti wa mbere, kuko nzi neza yuko Imana hari igihe igushyira mu kintu. Twagiye muri guma mu rugo abantu bavuza induru kandi babonaga ko ari cyo gihe Imana ishaka ko tumenya gusenga turi twenyine. Ese kuki abantu batazi gusenga bari bonyine ngo bihererane na ya Mana? Ubundi nacyo kibazo ari naho hafite ikibazo cy'abantu bari gutuburirwa uyu munsi. Abantu barananirwa gusenga, bagasaba ibiryo, bagasaba amafaranga, bagasabiriza n'amasengesho. Bagasabiriza nsengera, ngera ku musozi unsengere. Undi ati ngwino ndaje, tanga igitambo cy'ibihumbi magana. Nigeze gukorera kuri channel imwe ntavuga ivuga ibintu bya gospel. Tukahurira n'abantu twise ko ari abakozi b'Imana. Jamani, tukaba twicaye gutya turi mu biparu tuvuga ibishego tugira gute bavuga ariko nukabona ye mwana ari ikigore muri Canada kimpe bifaranga ama zabayando zabakini biki byose. Umudamu ati nibyo niko Imana ivuze, reka atari ko umukozi w'Imana arashonje, akabamwereje nka 300 cyangwa 200, warangiza ukagwa nko kuri uwo muntu. Yesu Kristo, uwo muntu numugwaho. Ahangaha n'abadiaspora mbabwira kandi abadiaspora bafite ikibazo, babwira ikibazo bafite. Niba nawe ari cyo wabonye, bashaka umuntu babeshya kuruta umuntu babwiza ukuri. Erega na Bibiliya irabivuga uwo minsi ya nyuma amatwi azabashaka ibijyanye n'irari ryabo. Icyo nicyo none abadiaspora bazi ko Imana hari iba nk'ahantu hataba amafaranga menshi mu bihugu bikiri kwiteza imbere, cyangwa bazi ko ari Imana bavugisha nka radio, ufungura nka radio cyangwa nka tuninga kanari korero wakwisenge y'ubwawe. Nibyo umuntu aravuga ati rwose dusigaye dufite akazi kenshi. Utwaye imodoka urasenga, uri muri toilette urasenga, uri kurya urasenga. Imana ntabwo igombera ya masengesho yo kwitikagura cyane. Kuki badasenga bagategereza ko bava n'amasengesho ahandi? Kuko manese ngewe nashonje wagira ngo sinagutuburira nkabona amafaranga yo kuriha nyirinzu. Yego, ibi bintu rero, ibi bintu abantu babimenye, ni nawo muti turi kuvuga. Aba umugore n'umugabo badahuje igitsina batagira icyo bapfana muri famiye, kabone nubwo baba bakijijwe, si byiza ko bahora bisiritanaho ngo nuko bari gukora umurimo w'Imana. Urakoze cyane. Naho baba bafite imbaraga zinesha ibyaha, ariko dufite uyu mubiri. Ese Dani, ndaza nkakubwira uko ndongorwa ku buriri ntacyo dupfana. Simba ndi kukugira ahubwo neza ngukurura. Umugabo akaza akabwira umudamu bagendana ngo bakora umurimo w'Imana ngo uko ku buriri bigenda. Ubwo uwo mudamu ntabwo ko ati waje se nkakwereka uko bigenda. Siko bigenda. Ashobora no kutavuga ati waje nkakwereka, agatangira gukora aho wavuze ko umudamu atagukora. Agatangira akakubona akaguha icyo wabuze. Bikaba birarangiye. Ni ukuvuga ngo niba dukorana Clara, uri pastor ndi aposo, sibyo? Yego. Niba nta mugabo ufite, nta mugore mfite, cyangwa wenda urabafite ariko turakorana muri ministeri. Yego. Ukaba utari umuntu wenda reka mvuge ko wenda ushobora kundusha imyaka 20-30. Aha nzakubaha nka mama. Baragufite. Aha nshobora kukubaha nka mama we. Baragushutse. Ayiwe, uzaba mama bari muri mu maronji. Kwanza bananduta. Urumva ngende muri 40 n'abafite 50 bajya. Noneho ako kantu nari mvuze munsi y'umukandara nta cyubahiro. Ariko kugira ngo ibi bintu bigende neza ku muti ushoboka 99, tugira ubwenge n'amakenga mu mikoranire yanjye nawe. Urakoze. Kuko ibitabaye ibyo, niba umugore ufite umugabo ashobora kujya kwinyisebura ku wundi, umugabo ufite umugore akajya kwinyisebura ko hande, none se koko twebwe byabuzwa n'iki? Ndemera ko imbaraga z'agakiza ziri muri twebwe, nibyo koko, ariko dushobora gukingura urwaho rw'iby'imibiri yacu ikora ugashiduka hahiye. Kuko mu mwuka hari umwuka ukorera no mu mubiri, sibyo? Kandi ngo kamere irarikira ibyo umwuka yanga. Ari nacyo kintu ngiye kubwira abantu. Ntabwo kurongora cyangwa kurongorwa bitatuma usambana. Yego. Ubundi hari adresse, hari n'igikorwa nyirizina. Ahubwo bya bindi bishobora gutera gusambana, tuba twabonye urwaho rwo kubyirinda dufite aho tubikwepera, ariko gatoya wabikora. Ushobora kuba uri umukobwa niba uteretwa n'abagabo 10 ku munsi, wamara no gushaka ugateretwa na 20. Nubundi uba wagiye kuri wambonye utangiye kwisiga umaze kumera neza, umaze kuba neza, amabedo uza kuyobotse. Ni ukuvuga ngo rero ahubwo igihe cyose
nibyo tuvugisha ukuri nk'ukuri kuhari ibintu bagiye bavuga hirya mu madini ngo oya ahubwo menya ngo uko banateretwaga ndi umukobwa ncyumagatanye wongeye kubona amabeduze umugabo anyiteho ampekeya nse neza niko nzagutereta ntabwo aba bagabo uzabirukana ngo nuko bareba ariyanse oya ahubwo uzabirukanisha ubwenge n'amakenga kuko hari na murumuna w'umugabo uzagutereta kandi ntuzamuca mu rugo nta nubwo uzajya no kubwira umugabo wawe ngo danarantereta uzabubwiye ku rusenge ugiye no kutanya imiryango niko bwa bwenge bime bubwenge useke ukomeze gute birangire ariko ni ukuvuga ngo turemwe mu cyaha niko bibirivuga yego niba rero turemwe mu cyaha hari ibintu bitatu ndi kusetse ngo nashaka kuzavugaho bigiye kuzarangiza abantu ururimi inda n'igitsina ni ukuvuga ngo niba turemwe mu cyaha tugomba kumenya ni gute wa mugani wa Misheri atagomba gukebura umushenzi akagenda kuko nta bintu bibiri bitagira isano bitagira icyo bihuriyeho bizisiritana rimwe isaha kabiri isaha gatatu mwagiye muri pikinike mwasangiye mwagiye muri hoteli runaka mwana ngo hoteli harimo agakiza ibyo bintu nutabikora ngo bigenzure birarangiye gusenga bijyana n'ubwenge bijyana bikorwa ari naho adukebure n'abagore batagira ubwenge ngewe nita ko bafite ubwenge buke ni gute uzagenda ukajya kureba ngewe Apostle Danny Stevenson yego nkakubwira ngo kuramo imyenda nkuhagire nibwo amadayimoni aragenda ariko ndagukuzamira ngo nibagure ngo amavuta babona gikotore deje gikotore ituma umubiri ushyuha chabarabara ubwo bose babasiga na hehe hose ngo barangiza bagasiga George bakajya kujoja hari abadamu bakemera ngo kwemera hari wabibwiye umuntu ngo aramubwira ngo nabikore ngo kugira ngo bikunde ngwiye ngo nigeramo ngo ibintu birakunda ngo abadayimoni ngo batumaga adashaka ngo biravamo ngo umugore ngo yumva ngo yinikije ngo nibwo ngo yahise ngo avuga ngo asoneka ubwo se yarasonetse cyangwa yarumvirije cyangwa yarumvirije gikomeze kinigire yarasonetse cyangwa yaregereje ariko mana shaka mbabwe inshuti zanjye tumenye ubwenge abakozi umugabo umugore ngo dukorere Imana dushyiremo n'ubwenge n'ubundi n'ibitabo ibyo ngibyo Sylvestre namaze kubivuga bizaba ibindi kandi iteka tukavuge ngo mana njyanye na Sylvestre umbabarire umfate rwose no gukora icyaha Imana ko yaguhaye ubwenge wahisemo ubwenge Imana iragufata gute kundi iragufata gute rero turye turimenge nuko niko reka ngo shimire cyane ko ntabwo wava hano kuri CLARA NOBLE TV ikindi muzajye mukurikira ku Impumuro TV mukande subscribe ikindi kandi musharinga gira utuntu tw'ubwenge twiza cyane muzajye iteka ryose munamuhamagare hasi kuri comment ndaza gushyiraho nimero zawe bazajye baguhamagara sibyo natwe CLARA NOBLE TV ubwo nyine namwe muzajya mutuganira gusa bakunze guhamagara abantu babwira ngo zopaye nge ntago mpanura data n'umuhanuzi witonze muri bibiri atari ziwaya yatwebwe by'imititirire ntago duhora dukonje okay ko buri wese afite uko yahamagawe mbabarira umfashe twongere turirimbe niyo twaririmba ibitero bibiri gusa by'indirimbo y'Ijana ndumva nkumbuye kuririmba amaze iminsi ndwaye kandi ndwaje mbega urukundo Ijana sibyo nanjye nyirebe ni ukuri Ijana nitushaka turimba icyanyuma ngo kandi uko ikunda umwana wayo nanjye niko inkunda ntakwiriye nari umugome nuko impa Yesu reka nkwifurize yuko uzahura na Yesu hanyuma bya bindi byose ukabitsinda sibyo naho ubundi bitabaye ibyo ngibyo atari Uwiteka ugufashe ba mu Uwiteka wivuga Uwiteka gusa no mu Uwiteka mu bandi turirimbe igitero cya mbere turirimbe n'icyanyuma cya mbere n'icyanyuma yego mbo ntangire gutangira nta kibazo ubu sidijwi iyo nagiye iruhande rwawe ijwi ndetse urukundo urashobora komeza mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana rusumba ukwezi rusumba izuba
ikuzimu rugerayo rwatumye Yesu aza mu isi yacu ngo indushya turuhure na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira kandi ukwikunda umwana wayo njye ni kwinkunda ntakwiriye nari umugome nukwimpa Yesu ngo ambambirwe ku musaraba mubo yacunguje ayo maraso nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo kuko izeye isi yose. Haleluya. Imana igumugisha. Imana ikumera igitangaza mbere yuko uyu mwaka urangira. N'inzu yaza. No gukomera mu gakiza turi mu bihe bigoye. Duhekane kandi Uwiteka azatugirira neza. Tuzataha amahoro. Urumva turi kuririmba gutya mu ijoro n'ibyo bari twebwe. Ni nacyo kintu nawo muri muzakorerwayo. Niba ikintu ntinya no kuzagerereza riramuhamura sana biteye ubwoba. Imana iherezo ryiza. Haleluya. Javi Imana ikugire neza nawe kabisa. Reka mbashimira abakunzi ba CLARA NOBLE TV naho utaha. Amen.